kamahoro ntacyo twatanze n'ubuntu we bugeretse ku bundi twagiriwe wakomeje kutubera Imana torero ryawe twarakubonye abana bawe turakubona warinze imiryango yacu ntacyo twakuburanye wakomeje kutubera Imana torero ryawe twarakubonye abana bawe turakubona bene data nimufashe turirimbe haleluya haleluya bene data mufashe dushime turangurure n'amajwarenga wibagirwa biratsindwa biragatsindwa yoye duhore tuyicubahiro isengesho rya buri munsi ayiwe umana dusabe umana n'Imana Ibyo yavuze kuri wowe
nari nzi ko nyine uzagenda neza twagenze neza nyine kurusha ibyo nimajina. Nyine ndashimira nyine buri muntu wese wabashije kumfelicita. Honestly, this is a very big step that we're making. It's like really small because like it's not like I'm graduating school or like I'm finishing high school, but like this is a step closer to where God is leading me. Ninambwe yangire, munambwe nyinshi zatera, mbone izindi diploma, and ibyo nyine bishimiye Imana because ukuntu byari bimeze, I felt overwhelmed. I was about to cry actually. Ibintu byinshi byabaye no munsi byari biteje ibyishimo byinshi cyane. Nshimiye Imana nabyo. Nshimiye mama na papa ubwo papa atarahari. Ako nyine kumvishe their support to us. Gikorwa nyine bakijemo, they involved themselves, and honestly that's a blessing because having parents like them is really wonderful. Tubifurije all the art can give. We should be from heavens to earth. We wish you the best of the best. Not very intangabigero. Like you inspire me a lot. That's why it took like a step to become even better every day. I thank all my friends for being there with me when I'm studying. These exams were not easy, but we conquered them in Jesus' name. Yeah, we believe that we're gonna pass, we're gonna excel. When we come back, we're gonna be proud of ourselves. God is gonna be proud of us. Our parents are gonna be proud of us. And honestly, we hope the best for the best. Like this was a very fantastic day. Everyone who came home, or those who wish that they can come here but are not here, can I tell you, my sisters, I love you very much and thank you very much, because like ubundi batimbwira ngo I'm graduating ntabwo nabifashe nk'ibintu biri serious, nabifashe nk'ibintu biri light. Ati nyine nta kintu kinini kijya kuba kuno munsi, byanyetse nyine ko ari intambwe nini nteye mu buzima nk'umuntu nyine uri mu ishuri. Imana ibyo turabishimiye, kandi Imana ngenyeretse izo diploma zindi mfite gufata, izazandikeho nyine, izazandikeho zize zimeze neza, ziteye ibyishimo. Turashima Imana twejeje kuri uwo munsi, umunsi wo kugraduatinga, umunsi udasanzwe mu buzima bwacu, mu buzima tuzabamo mu gihe kizaza. Ni intambwe ikomeye mu buzima bw'abana mutoya. Kuba Imana yaradushoboje kugraduatinga, turashimira. Ni byinshi twanyuzemo kugira ngo tubashe kuba, ariko Imana yaradushoboje, Imana yabanye natwe, niyo yonyine izi iterambere rikwiriye, kandi turifuza ko n'ibindi byinshi bizatugeraho ku buzima bwacu, ko byose bishobozwa nayo n'imbaraga, kandi turashima ko yaduhaye imbaraga zo kurangiza ibintu, kandi Imana ikomeze kudufasha kuzitunga. Kandi turashimira Swim TV yabashije uno munsi kugira more special, kuko ni byinshi byakabaye byawishe, ariko uno munsi wagenze neza cyane. Sinatekereza ko wagenda gutya, kandi turashima buri wese, buri mufatanyabikorwa wiwe. Imana imugishe. Turashimira n'ababyeyi babishigikiye kuva turi abana bato, kuva dutangira ku myaka mikeya, ubwo tubiyubake batangiye imyaka 2, ariko Imana yaradushoboje gutangira mu myaka y'abana batoya, abandi bakonsideranga ko ari abapedi, ariko twebwe twari turimo kwiga ku ishuri, kandi byagenze neza. Turabishimira Imana. None tukaba tugeze kuri uwo munsi badushigikira, bakiri amaboko yacu, bakirana natwe. Ibintu byose bakoze sinabasha kubivuga, ariko Imana yonyine izi
bakwiriye kandi turabasaba imigisha. Tugiye gushima Imana umunsi mwiza Samu na Keza asoje ishuri. Samu asoje segonderi, Keza agiye mu wa gatanu, agasigaje imyaka kugira ngo nawe atangire kaminuza. Mbere ndashima Imana yampaye urubyaro bikomeye, yampaye abana 7, abakobwa 4 n'abahungu 3. Cya mbere ndashima Imana. Cya kabiri ndashima Imana ko muri abo bana 7 muri aya mezi 2 kwezi gushize kwa gatanu no ku kwa gatandatu agaraduwetinze abana 4. Ni ukuvuga ngo abana bane bakurikirana bose bagaraduwetinze mu mezi 2 akurikirana. Ibyo ni ishimwe ry'Imana, n'Imana yarikoze, ntabwo ari imbaraga zacu. Imana ibyumve ko tuyishimye bivuye ku mitima yacu. Ikindi ndashima Imana ko yaduhaye ubushobozi bwo kubishurira, si imbaraga zacu. Kubona minervari y'abana bangana gutyo barangiza segonderi bose bagiye muri kaminuza, kuko ni 3 bagiye muri kaminuza na Keza undi mwaka uzaba uyingiyemo. N'imbaraga z'Imana pe, ntabwo ari imbaraga zacu. Imana yaradushoboje tubasha kubona minervari yabo, yiga neza, ibigo byiza. Imana yabikoze, ihabwe icyubahiro. Ikindi ndashimira papa wacu ibyo dusapotinga mu buryo bwose. Sama arangije segonderi ajya kaminuza mu myaka mike cyane, imyaka arangirijemo ngira ngo jyewe yari ndi mu wa 4 wa segonderi ahari. We mu myaka 17 agiye muri kaminuza. Ni ishimwe rikomeye. Yabatangizaga bakiri bato, imyaka 2 n'igice nibwo batangiraga amashuri yabo. Mu by'ukuri iyo umuntu yabirebaga wabonaga ko umwana arimo kuvunika, ariko uyu munsi nibwo mbonye umusaruro wabyo. Rero turamushimiye, turi kumwe nawe, ari mu ivugabutumwa mu gihugu cya Canada, ariko ibyabereye hano byose nibo wabishigikiye, nibo wabiteguye. Turamushimiye ahari abyumve, kandi n'Imana yabimushoboje umugisha. Ndashimira abana banjye Christella, Tetaho, twabanye nabo mu buryo bwose, buryo bwo gutegura ikirori, gushigikira barumuna babo kugira ngo bakunde amashuri, bige neza. Mu by'ukuri hagiye haba ubujyanama bwabo budasanzwe. Rero nabo ndabashimiye, niyo tutari kumwe nabo hano, ariko twagiye tubana nabo mu bitekerezo bitandukanye. Imana ibahe umugisha. Ndashimira mwebwe mwese abaje hano mu rugo, abo twari kumwe ku ishuri. Ntabwo byari byoroshye, ariko Imana yadushoboje tubasha kubona abantu tujyana ku ishuri ndetse na hano mu rugo. Twasangiye twishimye, twababwira ngo tugaragarize aba bana bacu ko twishimiye intambwe nziza Imana yabagejejeho. Iyo umuntu abonye yambaye aka kantu ni ikintu kidasanzwe pe, ni umugisha udasanzwe. Ntabwo tubifata nk'ibisanzwe, ahubwo tubifata ko n'Imana iba yadushoboje kugira ngo tubashe kubigeraho. Reka nsoreze kuri iri jambo mbwira Samu ugiye kuja muri kaminuza na Keza uri hafi aho ngaho. Mwarakoze kuduhesha ishema, mwarakoze twumvira nk'ababyeyi, mwarakoze gutsinda neza, mwarakoze kugaragaza ubutwari mu myaka mito. Uyu munsi niba turimo twishimana n'aba bandi bose mwagiye mubona hano, ni ukubera kuko mwabashije kumva inama z'ababyeyi ndetse no kwitwara neza ku gihe. Turabashimiye nk'ababyeyi banyu kuko kuduha ishema. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, kandi mbifuriza umugisha w'Imana mu kindi cyiciro mugiye gutangiza. Imana izabashigikire, Imana izabane namwe, Imana izabashoboze, Imana izabaha ubwenge burenze ubwo mwagiye mugera mu yandi mashuri, kuko mwagiye muhiga mukiri abana bato, ariko ubu muri abantu bakuru. Rero turabakunda, congratulations, Imana ibashigikire muri byose. Twaje mu birori by'abazana bacu n'abashiki bacu, nezerwa cyane nuko mu birori by'abana bacu, kuko njyewe ndi muri Kenya ariko nagiye amahirwe muri iyi minsi nari hano mu gihugu cy'u Rwanda, bakaba bandaritse kuba mu birori byabo, nabyishimiye cyane. Ndashima rero bwa Bishop
hamwe na mama Bishop bakomeje kwigisha abana babo baba bari hanze, nabonye nabo barakoze graduation, n'abana bari hano. Imana yo mu ijuru iheze umugisha. Ndabashimira nabo kuba barakomeje kwihangana bakiga, ntibiba byoroshye ariko bashyiramo imbaraga n'umwete kugira ngo bakomeze bige. Imana yo mu ijuru namwe iheze umugisha kandi mukomeze mwige, muzarangize n'andi mashuri, muzabe nka Prophet Bishop ndetse n'abandi bose. Imana yo mu ijuru iheze umugisha mwinshi. Uyu munsi rero turishimye cyane ku munsi wa graduation ya Mr. Sam and Sister Keza Gladys. I'm so happy and very excited for today. Big congratulations guys. Muraberewe mumeze neza. Uyu munsi rero nishimye cyane, narabimbwiye ko mufite graduation uyu munsi wa none. Mu by'ukuri nubwo ndabaye ku ishuri ariko I was planning to come here and celebrate with you. So, big congratulations once again. Now, as you know, we are Christians. I want to share with you some Bible verses for this achievement, right? Now, I have these Bible verses here. We can read together Jeremiah 29 verse 11. So we go together. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper and not to harm you, plans to give you hope and a future. Now, Psalms 20 verse 4. May He grant your heart's desire and fulfill all your counsel. Proverbs 16 verse 3. Commit your works to the Lord, and your plans will be established. Deuteronomy 31 verses 6. Be strong and courageous. Do not be afraid or tremble at them, for the Lord your God is the one who goes with you. He will not Fail you or forsake in this new beginning. No, it's not a new beginning. You are far away. So, ntabwo Imana izabasiga, ntabwo Imana izabaterera, muzagera kure cyane. So, iyo ngiye gutanga gift rero natekereje ku kintu nabaha, numva nabaha amadolari kuko amadolari ni rwego rw'amafaranga kugira ngo ruba hejuru y'ayandi yose. So Keza, ufite amadolari yawe hano, and Keza ufite amadolari yawe hano. So big congratulations, I love you, you know, you are my friends and we are together.